ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha bakurikirana RGM ni Rwanda Gospel Movies TV. Ni Imana iduhaye umugisha kwakira umuntu w'Imana, ni umuhanuzikazi nkuko Ana yajyaga ahanurira amahanga ndetse mu Bisiraheli bakabona ihumure. Rero turamwakiriye aradusuhuza, twari tugukumbuye kuri RGM TV. Nanjye nari mbakumbuye, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Nari maze iminsi ntagaragara, ariko Imana ishimwe kuyongeye kuducira inzira kugira ngo tugaruke tuganire ku ijambo ry'Imana, twumve icyo Umwuka abwira amatorero. Ngo wari umaze iminsi utagaragara, wari wihishe se cyangwa ntabwo wabonekaga? Nabonekaga. Ahantu ari kumaze iminsi ndabona mu matama bimeze neza, meruka wirabura none wabaye inzobe. Nta kimana itakoze, uranabyibushye. Ndashimira Imana. Imana yarabikoze kandi iri ni isezerano, ugomba kubyibuha mu izina rya Yesu. Amen. Imana yaduhaye umugisha kandi irawudusezeranya, kandi ni Imana isezeranya igasohoza. Amen. Imana Turakwakiriye muri Rwanda Gospel Movies TV, ni studio Imana iduhaye kuvugiramo ubutumwa bwiza bw'ijambo ry'Imana, kandi twifuza ko kwakiramo abantu b'Imana kugira ngo bageze ubutumwa ahangaha turi ndetse no kumera y'isi. Rero uratangira usenga Imana, ubwira abaduteze amatwi, ubundi twinjiye mu kiganiro. Imana yo mu ijuru ibaho umugisha, mwakoze kunyakira. Reka dusenge Imana, dushima Imana kugira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana Imana iduhaye kuri uyu munsi cyangwa se kuri iyi tariki. Data, tuguhaye icyubahiro, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye kugira neza kwawe, tugushimiye kuri Imana ikora ibikomeye, natwe tukanezerwa, natwe tukishima. Uwiteka wabanye natwe iminsi yose itambutse, turagushimye rero ko tukiriho kandi turi bazima. Ntabwo turiho kubw'imbaraga zacu, ahubwo turiho kubw'imbaraga zawe, turiho kubw'umugambi wawe mwiza udufiteho. Uwiteka, ijambo ryawe rirambwira ngo ibyo ugambirira kutugirira ni byiza, ntabwo ari bibi. Uwiteka rero turategereje ibyiza watugeneye. Mwami Imana yacu, turacyabitegereje kandi turacyarindiriye. Uwiteka Nyiringabo, Mwami Imana yacu, akanya nk'aka rero Mwami tukagushyize imbere. Uwera wa Isiraheli, twakiriye presence y'ubwami bwawe, twakiriye gukora kwawe kugira ngo uzubane natwe mu magambo tugiye kuvugira ahangaha. Mwami wanjye, Mana yanjye, ntaba ari njye, ahubwo izina ryawe rishyirwe hejuru, izina ryawe ripfukamirwe, isi yose ikubararire kandi igushyire hejuru, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Mwami Imana yacu, turi hano kugira ngo tuzamure ibendera ryawe ryo kunesha, ibendera ryawe ry'ubutsinzi. Mwami Imana, kuko waratsinze kandi waranesheje, uri Imana itagitsindwa, uri Imana Data, uri Imana ireba ibyo tutareba, uri Imana yumva ibyo tutumva. Mwami, shyirwa hejuru. Mwami Imana yacu, ngwino uganze muri iri jambo kandi abagiye kuryumva, Mwami Imana, ribagirire umumaro. Mana Data, rigira aho ribakura kandi rigire aho ribageza. Mwami Imana yacu, ndaheza gukora kose ku mwanzi mu izina rya Yesu cyarwanya iri jambo. Mwami Imana yacu, ngikubise hasi mu izina rya Yesu. Uwera wa Isiraheli, reka imitima yari ihungabanye, reka imitima Data yari kure yongere igaruke. Mana, wigize hafi kugira ngo yongere kunezezwa n'iri jambo. Mwami Imana yacu, yongere kwakira ihumure rituruka iwawe. Urakoze rero Mana, ndabigushimiye mu izina rya Yesu. Amen. Amazina yanjye nitwa Marie Claire Uwamahoro, ndi umubyeyi, mfite abana 3 n'umugabo umwe. Ndi umukozi w'Imana, nkorera Imana, nkunda Imana, kandi mpora mbabwira ngo ntabwo nakunda Imana ntarabona, ahubwo nkunda abantu bayo. Icyo nicyo kimenyetso, icyo nicyo gihamya kimpamiriza yuko nkunda Imana. Imana yo mu ijuru rero ibaho umugisha. Tugiye kuganira ku magambo y'Imana, unyemerere tuyaganireho, unyemerere ubugiye kuyakurikira. Nukuri Imana yo mu ijuru iraguha umugisha kandi urava ku rwego rumwe ugere ku rundi rwego. Rero Imana yo mu ijuru ibaho umugisha. Mbahaye ikaze na karibu kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ntabwo ari njye ugiye kuvuga, ahubwo Mwuka Wera Imana yaduhaye
Mwuka wera Imana yadusezeranije ubu ngubu niwe ugiye kuvuga, niwe ugiye kubwira abantu, niwe ugiye kurangurura abwira isi yose. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nkorera Imana umurenge wa Kigabiro, akarere ka Rwamagana, aho niho nkorera umurimo w'Imana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Nkorera Imana mu itorero rya EP Paruwasi ya Rwamagana, aho niho nkorera umurimo w'Imana. Ndi umukozi w'Imana mu buryo butandukanye. Ibyo Imana ishimye ko nkora ibyo ndabikora mu kubaha Imana. Imana rero ibahe umugisha. Tugiye kuganira rero ku ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya mbere ku murongo wa 12. Aho niho tugiye kuganira ijambo ry'Imana, aho niho Mwuka wera yampaye kugira ngo mbwirize abantu cyangwa se mbwire abantu icyo Mwuka w'Imana arimo kuvuga. Iryo jambo riravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Iri jambo Yohana yararivuze, arivuga yeruye, arivuga aribwira abantu b'Imana. Aravuga ngo icyakora yabwiraga abemeye Kristo, yabwiraga abataremera Kristo, yabwiraga abatarizera. Arongera yibutsa abantu, arababwira ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kugira ngo ube umwana w'Imana, ujye mu mubare, ujye mu murongo w'abana b'Imana, nuko ugomba kubanza kwemera ibyo uwagutumweho ashaka cyangwa se uwagutumyeho yifuza ko wowe ukora cyangwa se ugendera muri uwo murongo. Ukabanza ukemera. Iyo wemeye umuntu uba wemeye n'ibyo byose. Iyo wemeye umuntu uba wemeye umurongo aguhaye, agushyiriyeho. Hanyuma wamara kumwemera ukamwizera, wamara kumwizera akaguha ubushobozi, ari we Yesu Kristo akaguha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Yesu nashimwe. Nukuvuga ngo utaremera uwo mwana, utaremera uwo mwami ngo agukize akugirire neza, utaramwizera ntabwo ufite ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Kugira ngo rero ujye mu mubare w'abana b'Imana, kugira ngo ujye kuri liste y'abana b'Imana, ikintu cya mbere ubanza gukora, wowe urimo kunyumva cyangwa se wowe uzanyumva igihe runaka, ndagira ngo nkubwire kugira ngo ujye muri uwo mubare w'abana b'Imana, ujye muri uwo murongo w'abana b'Imana, ikintu cya mbere wakora ni ukubanza ukemera. Wamara kwemera ukizera, wamara kwizera Yesu akaguha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Mu gihe rero udafite ibyo bintu, igihe udafite kwemera, igihe udafite kwizera, igihe udafite ibyo byose, izo ndangagaciro, ntabwo ushobora kuba umwana w'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Abantu benshi muri iyi si cyangwa se mu byo tugenda tubona hirya no hino, abantu benshi bagenda bishakira ibyubahiro. Abantu benshi bagashaka ibintu bishobora kubaramya cyangwa bashobora kuramya. Ariko ndagira ngo nkubwire mwene data, iyo wabaye umwana w'Imana, winjiye mu mubare w'abana b'Imana, Imana ibiri mu guhamagarira cyangwa se iba yarakuremeye kugira ngo uyiramye n'umutima wawe wose, uyikundishe umutima wawe wose. Nta kindi kintu uba wemerewe kumva, nta kindi kintu uba wemerewe kuramya usibye yo ubwayo yonyine. Yesu yaravuze muri iki gice cya Yohana ku gice cya 15 ku murongo wa 7, aravuga ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, muzasabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Yesu nashimwe. Bivuga ngo uba wabanje gukora bya bindi bya mbere nakubwiye, za ndangagaciro. Urabanza ukemera, wamara kwemera ukizera, wamara kwizera akaguha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Bivuga ngo rero ntabwo waguma muri we utaramwemeye, utaramwizeye muri wowe, ahubwo urabanza ukamwemera ukamwizera, wamara kumwizera akagushyira kuri liste yo kuba umwana w'Imana. Nicyo
cya gihe uzageramo ugasaba ibyo ushaka byose, ukaguma muri we nawe akaguma muri wowe, amagambo ye akaguma muri wowe, niho uzasaba icyo ushaka cyose akakiguha. Yesu nashimwe. Hari ibintu bigera muri bine ubundi umukristo ashobora gukora mu rugendo rwo gukurikira Kristo. Rero birashoboka ko hari igihe dushaka gukurikira Kristo, tugashaka kumukurikira ariko hari icyiciro twatambutse, cyangwa se tugashaka kugumana nawe cyangwa kuguma muri we ariko hari ibyiciro twatambutse. Rero Yohana yandikira ijambo aravuga ngo icyakora bamwemeye bose, abamwemeye bose, bivuga ngo n'isi yose yabwiraga abamwemeye bose cyangwa bazamwemera bose bakamwizera. Waba ukijijwe uyu munsi, waba ukijijwe ahatambutse, waba uzakizwa ejo, numwemera ukemera Kristo, ukamwemera ukamwizera, azaguha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana, azagushyira kuri liste yo kuba abana b'Imana, azagushyira kuri liste yo mu bana b'Imana, azagushyira kuri iyo liste. Yesu nashimwe. Haleluya. Hari ikintu abantu bakwiye kumenya neza. Hari igihe abantu baza mu gihiriri bakaza muri gahunda ya ngwino urebe, bakaza kureba imirimo n'ibitangaza. Hari abantu benshi baje kureba Yesu muri ubwo buryo, baza kureba Yesu kubw'imirimo n'ibitangaza yari arimo akora, baza muri icyo kigare, baza muri icyo gihiriri, bamwe bahitamo kumukurikira, abandi bahitamo gusubira inyuma. Ariko muri iyo gahunda ya ngwino urebe yo kuza kureba Kristo no kureba yemeye kugukurikira, bava muri icyo cyiciro cyamurikira binjira mu cyiciro cyo kuvuga ngo noneho reka tugumane nawe. Yesu nashimwe. Ariho Yohana yavugaga ku gice cya 15 kuri murongo wa 7 ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaguma muri mwe, muzasaba icyo mushaka cyose. Yesu nashimwe. Ubwo wageze ku rwego rw'uko wagumanye nawe, utongeye kumusiga, utongeye gukata, utongeye kureba hirya no hino, kubera ko wamwemeye. Ng'icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Iyo rero umaze kugumana nawe, niho hahandi nyine avuga ngo noneho guma muri njye, amagambo yanjye naguma muri wowe, ntacyo ushobora kuba, ntabwo ushobora gukata hirya, ntabwo ushobora kureba hirya. Nuguma muri njyewe uzubaha ibyo ngutegeka. Yesu nashimwe. Haleluya. Yesu arangije kuri kiriya gice cya 15 ku murongo wa 14 niho yababwiye ngo muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Yesu nashimwe. Haleluya. Yohana rero avuga aya magambo, aravuga ngo icyakora bamwemeye bose, ntabwo yigize atoranya. Yesu nashimwe. Birashoboka ko hari abantu bari muri icyo kigare, ariko Yohana we abisobanura neza, aravuga ngo abamwemeye bose, icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye. Yesu nashimwe. Yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Igihe cyose utaremera Kristo, igihe cyose utaramwizera, igihe cyose utaramwumva ko ari muri wowe, kumwemeye kandi wemeye gukurikiza n'amategeko ye, ntago azagushyira kuri liste yo kuba umwana w'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Yesu kuri kiriya gice cya 14 nanone mu butumwa bwiza bwa Yohana niho yavuze ngo niwe nzira, niwe kuri, niwe bugingo, ntawe ushobora kugera kwa Data atamujyana. Yesu nashimwe. Bivuga ngo ibintu byose biri muri Kristo, ibintu byose ku mukristo, inzira iri muri Kristo, ukuri uri muri Kristo, ubugingo buri muri Kristo. Bivuga ngo utizera Kristo, ariko mbere yo kumwizera, ndagira ngo nkubwire iki kintu ucyumve neza, nuko ubanza kumwemera. Kandi iyo wemeye umuntu, nkuko natangiye mbivuga, iyo umwemeye uba wemeye ibye byose, uko ari kose ubu biyemeye. Bivuga ngo rero iyo akubwiye ngo nkurikira, uramukurikira. Iyo akubwiye ngo gumana nanjye, muragumana. Iyo akubwiye ngo guma muri njye, uguma muri. Nta handi hantu uba wemerewe kureba,
nta handi hantu uwo wemerewe gutana. Ndagira ngo rero nkubwire mwene data, wowe urimo kunyumva cyangwa uzakurikirana iki kibwirizwa, ndagira ngo nkubwire ngo nta handi hari ubuhungiro, nta handi hari amahoro, nta handi hari ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana, nta handi wakura ubutabazi, nta handi wakura amahoro, nta handi wakura agakiza usibye muri Kristo. Aho ngaho niho hari ubuzima, niho hari ukubaho, niho hari amahoro, niho hari ubuhungiro. Yesu nashimwe. Ndagira ngo nguhumurize nkubwira ngo numwemera, ukamwemerera, ukamwizera, araguha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Nubwo urimo guca mu bihe bikomeye, ntabwo mbizi, ariko icyo nzi cyo nuko hari ibihe dusangiye isi yose, hari ibihe turimo gucamo bikomeye, ariko hari n'igihe kiba gikomeye umuntu by'umwihariko abandi badashobora kumenya. Ariko iyo wemereye Kristo ukamwizera, uwo nguwo araza mu kabana. Yesu araza mu kabana. Waba uri mu gitanda umaze imyaka myinshi urwaye, waba ushonje, wambaye ubusa, wihebye, abantu bakugambanira, abantu baguterera hirya no hino, uwo nguwo iyo wamwemereye Yesu Kristo, iyo wamwemereye ukamwemera, ukamwizera, ukavuga ngo ni wowe nizeye, ni wowe buhungiro bwanjye, ni wowe nshuti yanjye, ni wowe mwiru, ukanyumva, ndagira nkubwire mwene data, Yesu araza. Yesu araza. Yesu araza kuko ni muzima. Yesu ariho. Kandi ibi nkubwira, Yesu naramubonye ariho. Si rimwe si kabiri mbona Yesu Kristo andengera. Si rimwe si kabiri Yesu Kristo antabara. Kandi nawe yaragutabaye. Nubwo uyu munsi ubona bikomeye, nubwo ubona hari ibigukomereye, ariko ndagira nkubwire ngo nkwibutse, ibuka cyadihe, ibuka inshuti zakuvuyeho, ibuka imiryango yagutereranye, ibuka Yesu yaraje kandi uramubona. Yesu nashimwe. Iki ni cyo gihe rero cyo kongera kwibuka. Ongera wibuke iri jambo, ryongere gusubizemo imbaraga. Ng'icyakora bamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Bivuga ngo ubwo bushobozi buduhesha gutegeka buri kintu cyose kikava imbere yacu, buduhesha guhagarara twemye tukavuga ngo umwami wacu yarapfuye, ajya mu gituro, ku munsi wa gatatu arazuka, azukana imbaraga, azukana ubutware bwose, azukana ubushobozi bwose. Uwo twizeye rero aduhesha kuba abana b'Imana, aduhesha kwinjira muri uwo mubare, atwinjiza muri uwo murongo wo kuba abana b'Imana, atwinjiza mu murongo kuva mu bugaragu, akatwinjiza mu rugo kwa Data. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndagira nkubwira ngo witerwe ubwoba n'ibyo ubona, witerwe ubwoba n'ibyo wumva. Umwami wacu ni muzima, umwami w'abami ariho, ntabwo yapfuye, urupfu ntabwo rwamuheranye, ni muzima, arahari, yicaye iburyo bw'Imana Data. Kandi umwemereye akamwizera, amushyira ku rutonde rw'abana b'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Umwana aravuka, yamara kugera ku isi bakamwandika mu gitabo cy'irangamimerere nk'umuturage uvutse muri icyo gihugu. Sinzi uko iwanyu babigenza, ariko iwacu niko babigenza. Umwana aravuka bakamushyira mu gitabo cy'irangamimerere kugira ngo ashyirwe mu mubare w'abaturage batuye icyo gihugu. Yesu nashimwe. Na Yesu rero iyo wamwemereye ukamwizera, we wenyine niwe uguha ubushobozi, niwe uguha ububasha bwo kuba umwana w'Imana, wo kwinjira kuri iyo lisiti, wo kujya kuri urwo rutonde rw'abana b'Imana. Nta wundi muntu wagushyira ku rutonde rwo kuba umwana w'Imana atari Yesu wenyine ubikoze. Yesu nashimwe. Haleluya. Mana ishimwe. Umushumba yagushyira kuri lisite y'abakristo ashumye, ariko ndagira ngo mbwire mwene Data, nta bubasha n'ubushobozi afite bwo kugushyira kuri lisite yo guhabwa ubugingo buhoraho, yo kuba umwana w'Imana. Ariko Yesu niwe ufite ububasha, niwe ufite ubushobozi wenyine buri muri we bwo kugushyira kuri lisite yo kuba umwana w'Imana. Yesu nashimwe. Haleluya. Yesu wenyine niwe kuduha urwandiko rutugeza ku Mana Data, rutwinjiza iyo, kuko yabwiye abigishwa be muri iki gice cya Yohana ku murongo wa 14, niwe nzira, niwe kuri n'ubugingo. Bivuga ngo ntawe ushobora kugera ku Mana atari umujyana, atari uguhaye urwandiko. Rwa rwandiko rero ruza ryari? Ruza kubera ko wamwemeye ukamwizera, nawe akaguha ububasha n'ubushobozi
bwo kuba umwana w'Imana. Bivuga ngo rero umwana w'Imana iyo ajya ku Mana kuko afite urwandiko, kuko afite uwamuhesheje ububasha n'ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana, bwo kujya kuri urwo rutonde, nta kintu na kimwe cyagukoma imbere, nta kintu na kimwe cyaguhagarara imbere. Yesu nashimwe. Haleluya. Nababwiye rero ibintu bigera muri bine ushobora kubanza guheraho no gutangiriraho. Ari muri ibyo bintu bine ni ukubanza kwemera, ukamwemerera, ukamwizera. Hanyuma wowe iyo ugiye muri cya gikundi cyo kureba imirimo n'ibitangaza byo Yesu akora. Yesu arakora kandi ariho, ni muzima. Hari igihe ugenda rero ugafatirwamo, wamara gufatirwamo ukumva ijwi rikubwira ngo nkurikira. Yesu aba arimo kukubwira ngo nkurikira kuko wamaze kumwemerera, kuko wamaze kumwizera, akakubwira noneho ngo nkurikira. Wamara kumukurikira nyine agatangira kukwereka, akakwigisha, akakubwira ngo rero ibi ngibi ukwiye kubireka, ibi ngibi ukwiye kubivamo, ibi ngibi ukwiye kubisohokamo, hanyuma ukinjira muri uyu murongo nkwereka. Yesu nashimwe. Nicyo cyatumye Imana ibwira Aburahamu, iramubwira ngo va mu gihugu cy'iwanyu, va mu muryango w'iwanyu, tandukana na so na nyoko, ujye mu gihugu nzakwereka, igihugu nzaguheramo umugisha. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana yari imaze rero gufata Aburahamu nk'umwana wayo w'isezerano, iramubwira ngo noneho va muri Uri y'Abakaludaya, va mu gihugu cy'iwanyu, sohoka mu nzu ya so na nyoko, njya kukwereka igihugu cy'umugisha, igihugu nateguye kandi nzaguha. Aburahamu yari kuri urwo rutonde rw'abana b'Imana. Hanyuma rero Aburahamu ntabwo yari agifite kwiyobora, ntabwo yari agifite kwigenga, kuko yari yamaze kuba umwana w'Imana, umwana w'isezerano. Hanyuma Imana imujya imbere, iramubwira ngo nzakujya imbere, nzakwereka aho uzahererwa umugisha. Aburahamu aragenda aca mu bintu bikomeye, aca mu nzira y'inzitane, ariko byaje gusoza icyo Imana yari yaravuze ku buzima bwe, icyo Imana yari yaragambiriye. Nubwo yapfuye atagishyikiriye, ariko icyo Imana yari yaravuze ku buzima bwe, urubyaro rwe, abuzukuru n'abuzukuruza bakira umugisha wa Aburahamu Imana yari yarasezeranye. Rero iyo wamaze gukurikira Kristo, iyo amaze kukubwira ngo nkurikira, nuko uba wamwemeye, uba wamwemereye kugira ngo akuyobore. Rero niba waremereye Kristo, nyemerera akuyobore, akujya imbere, akubwire ngo nkurikira, nawe umukurikire. Numara gutunganya inzira yawe neza, azakubwira ngo noneho gumana nanjye. Numara kugumana nanjye, ibyo uzasaba byose mu izina ryanjye uzabihabwa, uzabikorerwa, kuko ntabwo ukiri umugaragu, ahubwo uri inshuti yanjye. Kandi nuba inshuti yanjye kandi ukaba uri inshuti yanjye, ikintu cyose uzavuga ijuru rizakinguka, ikintu cyose uzasaba Imana izaguha umugisha. Aho uzahagarara hose uzaba uri umugisha kandi uzahabwa umugisha. Icyo uzategeka cyose kizakoreka, kizakumvira. Nutegeka indwara izahunga, kuko wemeye kugumana na Kristo. Hanyuma numara kugumana nawe rero uzaguma muri we, amagambo ye azaguma muri wowe, nawe uguma muri we. Igihe cyo gutabarwa nikigera uzatabarwa, kuko uri muri Kristo. Yesu nashimwe. Haleluya. Ariko birava kuri aya magambo, igitumye mvuga aya magambo yose bivuye kuri iri jambo rivuga ngo icyakora bamwemeye bose. Ntabwo yigize atoranya, yaravuze ngo bamwemeye bose, abashumba, abahanuzi uyu munsi, abazakizwa ejo, abazakizwa ejo bundi, abazakizwa umwaka utaha, aba bose nibahaguruka bagahamira ijambo, bakavuga ngo twaramwemeye, turamwizera. Ndagira ngo nkubwire mwene data, uri kuri liste y'abana b'Imana, uri kuri urwo rutonde rw'abana b'Imana. Ibintu byose bizaza, Imana izakurengera. Amakuba naza, Imana izakurengera. Ibyago nibiza, Imana izabigucishamo kandi izabigutabariramo. Ndagira ngo nkubwire mwene data, nubwo ibihe bihari kandi bigoye, ndagira ngo nkubwire ngo niba uri kuri liste y'abana b'Imana, niba uri ku rutonde rw'abana b'Imana, ndagira ngo nkubwire ngo witinya, ndagira ngo nkubwire ngo shira ubwoba, hagarara uhamye, uvuge ngo nizeye umugabo ukomeye, nizeye umwami w'abami kandi ufite imbaraga, ntadishobora kumuhangara. Nizeye uwancunguye ku musaraba, anyemerera kuba umwana w'Imana, arabinyemerera, kuko nanjye namwemeye nkamwizera. Yesu nashimwe. Haleluya. Imana yo mu ijuru ibagirire neza, kandi nukuri wowe ahuri
aho uri uyu munsi, nyemerera wongere wumvire iri jambo wongere uritekerezeho. Abamwemeye bose icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ntabwo yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, ahubwo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana, guhita binjirayo direct. nta audience y'undi muntu, ahubwo Yesu we akaguha uburenganzira bwo kwinjira ahera, bwo kwinjira aho abantu batagombaga kwinjira. Hahandi aho umutambyi yajyaga rimwe mu mwaka, nta wundi muntu wemerewe kujyayo. Yesu yaguhaye ubushobozi bwo kugenda ukinjirayo direct. Yesu nashimwe. Haleluya. Ndumva nongeye gufashwa kubwira ijambo. Imana yo mu ijuru itugirire neza, twongere turitekerezeho, twumvire ijambo n'iry'agaciro n'ubuzima. Iri jambo n'ubuzima. Abamwemeye bose bakizera izina rye. Ntabwo ari abakizereye, ahubwo ni wowe kwizera, wowe gusizere. Izere, umwemerere. Yesu araguha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Urajya kuri urwo rutonde, ibyago n'amakuba n'ibiza Uwiteka azakurengera. Yesu nashimwe. Haleluya. Kandi ikigeretse kuri icyo, azaguha ubugingo buhoraho. Ntabwo ari kugushyira ku rutonde gusa, ntabwo ari kugushyira kuri liste gusa, oya, azabana nawe kugeza ku munota wa nyuma. Niho yabwiye abigishwa be, arababwira ngo nzaba ndi kumwe namwe kugera ku mperuka y'isi. Bivuga ngo abamwemeye bakamwizera, azabana nabo, azagendana nabo kugera ku mperuka y'isi. Ntabwo azabana nawe igice gusa, azabana nawe kugera ku mperuka y'isi. Ntabwo azabana nawe umwaka umwe gusa, ntabwo azabana nawe imyaka 2, ntabwo azabana nawe imyaka 5, oya, azabana nawe kugera ku mperuka y'isi. Bivuga ngo niyo waba warapfuye, azaguhamagara witabe. Yesu nashimwe kuko uri kuri liste. Ndagira kubwira ngo mwemerere, wizere, aguha ubushobozi bwo kuba kuri liste, ku rutonde rw'abana b'Imana. Yesu wenyine niwe ufite ubwo bubasha. Yesu wenyine niwe ufite ubwo bushobozi bwo kugushyira kuri liste y'abana b'Imana. Akabwira Imana Data, akayibwira ngo n'uyu nguyu nawe n'uwanjye, naramucunguye kuko yaranyemereye, aranyemerera, aranyizera kugira ngo ajye kuri uru rutonde, nashyirwe ku rutonde rw'abana b'Imana. Wicogora rero, wicogozwa n'ibihe, wicogozwa n'amagambo urimo kumva hirya no hino, wicogozwa na biracitse, wicogozwa n'ibihe, wicogozwa n'ibihuha. Wowe emerera Kristo, umwizere, aragushyira ku rutonde rw'abana b'Imana. Kandi mu gihe cyo guhamagara amazina y'abera, azaba afite liste, nawe azaguhamagaramo witabe. Ndagira ngo rero nko gucika intege, wo kwiheba bitewe n'ibyo byose, ibyo byose ubona bikugose, ibyo byose udafitiye igisubizo, ndagira ngo nkubwire ngo mwemerere, mwizere. Numara kumwizera, araguha ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana, kandi azakugirira neza. Mu gihe cy'amarira azakugirira neza, abandi barimo kurira, wowe azakugirira neza, uzaseka. Igihe abandi bashonje, azakugaburira. Ibi ndimo kukubwira ni ibintu, ntabwo ari ibintu ndimo gushakisha, ntabwo ari ibintu ndimo gukura ahandi, ntabwo ari ibintu numvanye abandi, oya, ibyo ndimo kukubwira narabibonye n'amaso yanjye. Yesu nashimwe. Ndagira nkubwire ngo igihe cy'akaga, ibyago bizatambuka ku marembo yawe. Wigira ubwoba rero, witinya. Nagira ngo nguhumurize muri iri jambo. Reka dusenga Imana. Uwiteka Nyiringabo, nongeye kugushima, ngushimiye iri jambo ryawe. Mwami Imana yasengeye abantu aho bari hirya no hino, sengeye abari bihebye, sengeye abari batakaje ibyiringiro, sengeye abarwayi bari mu bitaro, sengeye abarwayi bari mu ngo andekere sekeya. Uwiteka Nyiringabo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, nyemerera abantu bawe, wongere ubagirire neza, ubasange aho bari Mana, aho bari Mwami Imana yacu hirya no hino, aho bari Mana bigunze, aho bari mu mazi. Uwiteka Nyiringabo, nta handi dufite ubutabazi, nta handi dufite ubuhungiro. Ayiwe Uwiteka Nyiringabo, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, Mwami Imana yacu, uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza.
kandi abaguhungiyeho Mana data urabatabara ukabarengera ukabagirira neza mu izina rya Yesu. Nyemerera ugirire neza abantu bawe bari hirya no hino Mana data wa twese uri mu ijuru, abafite imitima yihebye, abarimo kurira, abarimo gutaka, abafite akarengane hirya no hino, Uwiteka Nyiringabo, bose nubagirire neza, bose nubarengere ubiteho Uwiteka Mwami Mana abashonje